bitandukanye cyane cyane ku mushinga wacu wa Pi Network ndetse na Nesara Gesara, Quantum Financial System, EBS Emergency Broadcast System, ETF ndetse n'ibyo bitandukanye. Muri kano kanya tukaba tugiye kugaruka turebera hamwe amakuru yose ari kuvugwa cyangwa se uko gahunda yose ipanze XLP n'ibindi byinshi cyane byose nk'uko tugenda tubibona kugeza ku cyo bita Lipo USD igiye kuba yatangira gukoreshwa mu minsi mike iri imbere, nibyo izadufasha. Ni byinshi tugiye kugenda turebera hamwe. Abantu benshi bamaze iminsi bambaza ati shomwa kuba utari kuduha amakuru y'uko ibintu bimeze, XLP yacu imeze ite n'ibindi bimeze bite, Pi Network imeze ite, OM, ibyo byose nimucikwe tugiye kubigaruka muri kano kanya, maze ubundi tube twagenda. Ugeze ku nshuro ya mbere kuri PiPerot Rwanda utarakora subscribe, ushobora kureba hasi ukabanza ugakora subscribe, unze kwicara maze tukarebera hamwe amakuru yose maze tukaba twagendana. XLP rero muri no minsi cyane hashize iminsi iriko kugenda ikorerwa ibintu byinshi cyane, abantu benshi bari kuvuga se ko mbona itari kuzamuka cyangwa se ngo imanuke, ariko tugiye kurebera hamwe impamvu muri ino minsi isa nkaho ihagaze ahantu hamwe itari kuhava cyangwa se iri kumanuka kongera ikagenda, ariko dutegereje ikintu cyitwa Lipo USD cyangwa se Lipo USD stable coin igomba kuba yasimbura USDT dusanzwe tuzi, ikaba yatangira gukoreshwa mu bucuruzi hirya no hino ku isi, mu mabanki mu buryo bwo kuba yakoroshya uburyo ishobora kuba yakorana n'amabanki nta kibazo kirimo. Amakuru yose agenda yivugwa rero muri kano kanya tugenda kugenda turebera hamwe. Yagiye igaragaza ko rero muri ino minsi yaramanutse iva ku madolari 2 n'ibice bigera ku 8 9 ndetse yabigezeho, ariko ubu ngubu iri kuri 2 n'ibice hafi 5, igenda ihinduka imanuka. Ibi byose rero bikaba ari impamvu zigiye zitandukanye tugende kuranda turebera hamwe, ariko nanone bikaba bitavuze ko ihagaze, kuko muri ino minsi turimo, kuko mu minsi mike iri imbere ku byo tuza gusoza bya Lipo USD iza kuba yaba listed, ino Pi iraza, ino XLP iraza kuba yazamuka iba yayirenga hagati y'amadolari 18 na 23, kugira ngo ibintu byose byagenda neza, cyane cyane duhereye mu kwa mbere, ariko ikaba igiye kuzamuka igafata amadolari 3, 5, 6 n'8. Ibi ngibi byose bikaba ari ibintu biri kuri XLP muri no gahunda yayo yose, uko gahunda yayo yose ipanze. Amadolari rero uko agenda azamuka, wowe rero ufite XLP wirinde kuba wavuga ngo ugiye kuba wazikuramo cyangwa se wazigurisha, kubera ko ni gahunda yo ko nta kindi kintu waba ugiye gukora usibye kuba wayangiza amafaranga, ariko XLP yo mu minsi mikeya niza kuba yatangira gukoreshwa mu mabanki, hehe nibwo uzabona ko utigeze uba wagera ikibazo. Ikomeje kujyana na partnership rero nyinshi cyane nibwo bitandukanye, aho ikomeje kuba yakorana cyangwa se yageranye gahunda na Canado Foundation, aho bagiye kuba bakoresha bakoze inama kugira ngo Lipo ibe yakaccessinga aho byari biri kuba byakorana, abayihagarariye bombi ari Canado ndetse na Lipo, aho babashije kuba bagirana imikoranire kugira ngo barebe ko ino Lipo USD ishobora kuba yakwaccessinga mbese ikabasha gukorana ibyo byose bikaba ibintu bizazana XLP agaciro mu minsi mikeya iri imbere. Rero wowe uri tayari ushaka ngo ube witonde, kuko ino Canada Foundation ndetse na Lipo nibiza kuba byakomeza kugenda bikorana, biraza kuba byagera ku bindi bintu bikomeye cyane mu buryo bugiye butandukanye bw'ishoramari kuri ecosystem ndetse n'ibyo bitandukanye, kugira ngo ibe yagenda. Zino collaboration rero Lipo yagiye igirana, mbibutsa ko iyo habaho ishoramari rijya kuri private ledger, ariko nanone twari izo tugura zikaba zijya kuri public ledger, byose bikaba ari ibiganiro twagiye dukoraho kugira ngo buri wese abashe kuba yagenda abisobanukirwa gahoro gahoro. Abangaba bakaba biteguye ko batangira gukorana mu minsi mike iri imbere, kandi bikaba binageze kure. Lipo rero CEO Bradgard House akomeje kuba yavuga ko nk'uko Donald Trump yagiyeho, ibintu byose bigiye kuba byagenda neza, crypto ya XLP ikaba yagirwa ikintu gikomeye igahinduka, kuko United States irashaka kuba yayikoresha security system igomba kuba yamanaginga isi. Ati XLP rero izajya ikoreshwa icyo bita muri cross border payment transaction. Ibyo twagiye tubirebaho kuri umuntu wese ugomba kuba
kuba yabikurikirana. Ikaba ifitemo icyitwa XRP Ledger kigomba kuba cyatangira gukoreshwa mu minsi mikeya iri imbere cyane, abantu bakaba kugenda bazigura ndetse bakumva fiat zabo bazishyira muri XRP kugira ngo babe babasha kuba bagendana nayo, abandi bagura CTF, abandi bagura ETF token ziri backed by gold and backed by silver. XRP rero ikaba iri kugenda izamuka kuri market cap aho imaze kugera ku mwanya wa gatatu kubera ko iri kugenda ikorerwamo ibintu byinshi cyane, ishyirwa amafaranga menshi cyane, ibintu byose bikaba byagenda neza. Ethereum Foundation uyihagarariye yavuze ko ikintu cyitwa XRP ari ikintu cyiza cyane kurenza Bitcoin ku buryo muri no minsi iri imbere abantu bashobora kuzisanga XRP ari faranga rihenze cyane badashobora kuba bakoresha. Aragira ati ahangaha niba utekereza XRP zakunze zigenda zindagurika, ati ndakubwira ko byumvikana neza ko institutions zose zagiye ziyadopta zigena partnership. Ati rero ni ikintu cyiza cyane kuba XRP yajya ku ruhando rwa coin za mbere zirimo zirakoreshwa muri izo gahunda zose azi nka stable coin. Ibi ngibi byose bikaba byaravuzwe n'uno umuntu washyizeho uhagarariwe Ethereum ndetse n'izindi, nk'uko tubizi ko ari n'umwarimu wa Dr. Nicolas Asore, ari umunyeshuri we wagiye ufashwa cyane mu buryo bw'imyubakire ya cryptocurrency, akaba abyumva cyane. Rero XRP rero abayifite mwemwe mw'iki kibazo ngo yaramanutse, ahubwo nicyo gihe ngo ubu ngubu igende iba yazamuka kubera ko uno mwaka turimo turasoza ibintu byinshi biraza kuba byahinduka mu mpera zawo, twinjira mu mwaka wa 2025 aho urimo impinduka zikomeye cyane zirimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rero wowe nakubwira ngo hicara witurize, uyirebe, wirinde ko wayikoraho kandi uyibike neza. Ndetse na XLM biragendana ngo twagiye tubigarukaho mu biganiro bigiye bitandukanye, agomba kuba wagenda ukoresha hati market cap cyangwa se n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Ubwami bw'Abafaransa n'Ubwongereza bose bakaba bari kugenda bagerageza kuba bakorera hamwe kugira ngo ino XRP ibe yagenda bayifashisha. Abitwa ba BlackRock bari guplaninga kuba batangiza ETF application. ETF nkuko nagiye nyigarukaho cyane, ino ETF ni system izafasha Bitcoin na Ethereum kuba zakoreshwa muri payment. Rero BlackRock nibo bari kugenda bakurikirana kuko bafite amafaranga menshi cyane, ndetse ari n'abantu ba mbere bakora ikintu cya manipulation, kuba bagusha kwase bakalizamura kubera ko bafitemo Bitcoin nyinshi cyane n'amafaranga menshi cyane bashyira amahanga bakaba bagusha isoko. Rero bagiye kuba bakwinjirana na ETF na bari kuyipanga kugira ngo Bitcoin zabo cyangwa se amafaranga yabo bafite babashe kuba bayakoresha mu bucuruzi aho kugira ngo ibe yagwa hasi cyane. Rero ni ibintu byo kuba twakwishimira cyane kuko minsi iri imbere ibintu byose biraza kuba byahinduka. Ino ETF nitangira, Ripple USD igatangira, ibindi byose bikaba byagenda neza. Ndakubwiza ukuri yuko uza kuba wakwishimira imyanzuro wagiye ufata wibikaho izo coin. Ati turakomeza tuvuga ko gahunda ya XRP ishoramari ryayo nuko byagiye bikurikirwa. Managers bose bo muri London bavuze ko bagomba kuba bashora muri XRP kugira ngo babe babona amahirwe yo kuba bayizamura. Ati amategeko agenga ubucuruzi cyangwa se imijyi yo muri London yose yanzuye ko igomba kuba yakwinvestinga muri XRP, XLM ndetse na XDC kugira ngo babe babasha kubona generatinga ubuzima bw'ejo hazaza ndetse no mu ishoramari rikomeye cyane. Ibi ngibi rero ni ibintu bikomeye cyane kuri XRP kuko mu minsi iri imbere umuntu utarabashije kuba yayibika rwose ntabwo bizamworohera kugira ngo abe yabasha kuba yayigeraho. Na BlackRock uko igenda ifatanya nabo, ibyo ngibyo bikabaza kuba byatuma izamuka cyane kurushaho, ndetse na system ikaba yatangira gukoreshwa nk'uko twagiye tuvuga ko XRP irimo irasimbura na iSwift system amabanki asanzwe akoreraho. Abantu benshi bakaba babitegereje muri gahunda zose zigenda zikurikiraho. Rero ahangaha hano kumenya ngo ese XRP imeze ite. XRP yaba igiye kuba yakoreshwa n'amabanki gusa, ahubwo ni strategy y'intwaro y'ubukungu igiye kuba yakoreshwa na Amerika kugira ngo ibyo byose babe babifitemo akaboko nk'uko bagiye babiharanira. XRP rero muri kano kanya turimo turavugana, wowe rero ufite gahunda yo kuba wayibikaho igihe kiracyashoboka ko nabwo irahenda cyane, ariko mu minsi mike iri imbere bizaba bigoye cyane.
uwitwa Wallace have been activated. Bamaze iminsi abikuza amafaranga menshi cyane muri XRP ayakuramo, ari nayo mpamvu abantu bagiye bafite XRP kuri Binance bagiye babona ziba suspended mu buryo bwa withdraw, kubera ko ino Binance imaze gukurwa XRP nyinshi cyane zishyirwa kuri wallet zihari ziri private, aho babasha ko bayakuraho. Rero bamaze gukuraho XRP zirenga ibihumbi miliyoni 32, ubundi bakuraho XRP zihagaze amafaranga arenga miliyoni 140. Izi transaction eshatu zagiye zibaho zabayeho zitandukanye, ibyo ngibyo bigatuma kandi zibera ku ma exchange agiye atandukanye, zigatuma zimwe muri exchange zigenda zifata imyanzuro yo kugenda zibika cyangwa se zifunga XRP mu buryo bwo kubitsa no kubikuza kugira ngo batazimara kuri exchange yabo, kubera ko bagendaga bazimura ku ma wallet agiye atandukanye kandi ari private mu buryo bwo kuziholdinga bazivana mu isoko. Ibyo ngibyo bikaba byo bituma abantu mugenda mubika XRP ku ma exchange agiye atandukanye, uyu munsi biba byabagora. Harimo murambabwira ngo mujye muzifata muzishyire kuri Robo/Stellar wallet expert yanyu, kugira ngo mube muzifiteho access igihe icyo ari cyo cyose kandi ntihazagire ikibazo. Iyitwa Upbit, yitwa Binance, zose zagiye zikorerwa transaction zigakurwa XRP nyinshi kugira ngo babe bazibika, kuko bazi neza ko mu minsi mike iri imbere ishobora kuba yagera ikibazo ikaba yazima. Niyo mpamvu kuri Binance bakuyeho XRP zihagaze miliyoni 22, zose hamwe zirimo miliyoni 50 z'idolari n'amafaranga arenga miliyoni 300 zirengaho. Aho ngaho ni kuri Binance bayakuyeho. Ibyo ngibyo bituma Binance bayifunga, barongera baraza bazikura kuyitwa Bitstamp, nayo bakuraho XRP miliyoni 20 zihagaze miliyoni 47. Naho ahangaha no kuvuga ngo ino zose ziba ziri kujya kuri unknown wallet, maze bakaba bagenda bazikora mu isoko muri trading. Ari niyo mpamvu mugenda mubona XRP yabaye nk'impanuka muri no minsi, kubera ko trading yayo yagiye hasi, kubera ko babikuje amafaranga menshi cyane bayakura mu isoko mo indani, ahubwo bakagenda bakayashyira ku ma wallet yihariye atari nk'uko wayifata ukayibika kuri wallet yawe ariko atari mu isoko. Ibi ngibi bituma rero trading yayo iba igenda buhoro, kuko biteguye ko bashaka kuzazigarura mu isoko, ari uko icyitwa Ripple USD cyamaze kuba cyaba listed ahantu hose, maze ubundi ikaba yahita izamuka mu gaciro. Niyo mpamvu rero wowe uzifite zibike neza, mu minsi iri imbere uzaba urimo uravuga uti njyewe mfite amafaranga, mfite coin zanjye na holdinze, abantu banseka ariko uyu munsi nkaba ameze neza. Niyo mpamvu rero ugomba kuba wamenya ko ufite ubutunzi buhambaye, utagomba kuba watinda. XRP rero iteganya kuba yakubita ku madolari 320 mu minota cyangwa se mu masaha ari imbere arenga 12, ndetse n'ejo bundi nk'uko turi kugenda tubibona muri no minsi igomba kuzana ikagera ku madolari hagati ya 3 ndetse na 5 cyangwa se 6, kugira ngo bibe byagenda neza. Ariko breakout target yayo ni ukuzagera ku madolari 58 cyangwa se hagati ya 23 na 58. Ubwo USD Ripple iza kuba ibaye launched nk'uko tuza kugenda twabigarukaho. Rero menya ngo XRP yawe ntabwo yahagaze, ahubwo igiye kumizamuka. Ubwo wewe menya ngo urazirunda ute, menya ngo urazikoresha ute, menya uti ngo ndazidinda kuba nazibikuza muri no minsi kute, kubera ko nk'uko tumaze kubona hejuru mu isoko bakwemo nyinshi cyane, trading yayo iragabanuka ijya hasi, kugira ngo abantu bamwe bari bazifite bazibikaho cyane banga kuzishyira mu isoko, kugira ngo bategereze icyitwa Ripple USD yamaze kuba live, dutegereze kuba yaba listed ku ma platform agiye atandukanye, cyane cyane muri European Union. Kure rero nayo yahisemo kuba yakwashora cyangwa se yakwinvestinga muri XRP, bakaba bayiguramo ndetse na Bitcoin, bakaba bashyiramo amafaranga yabo kandi ari mu buryo bwa politician crisis. Ibi ngibi rero bikaba ari imyanzuro ya Korea yafashe kuba yashora muri XRP na Bitcoin muri no minsi cyane. Turimo turategura ko haza kuba habaho icyitwa Ripple USD, nza kugenda nsorezaho kugira ngo mubyumve neza impamvu yacyo gifite impact ikomeye cyane kuri XRP muri no minsi tugiye kuba twakwinjiramo. Rero Korea nayo ikaba ari mu bintu bigiye ko byatuma XRP ikomeza kugenda izamuka ubutitsa kuri buri muntu wese nk'uko agenda abibona. Byutse ko ngara amakuru aba ayagiye
atangazwa kuri XRP arimo aragenda anyuramo nk'uko twagiye tuyabona na mbere hose. Ahangaha rero Federal Reserve yo ikaba yaramaze kwemeza ko igomba kuzakemura ikibazo cya payment globally binyuriye kuri XRP mu bucuruzi bwose bwagiye bubaho kugira ngo ibintu byose bibe byagenda neza. Federal Reserve bivuze ko ari Central Bank ya Amerika igomba kuba yahitamo kuba yakoresha buno bucuruzi bagakemura ikibazo binyuriye kuri systeme za XRP cyangwa se cyangwa se Lipo Lab nk'uko tugenda tubibona umunsi ku wundi, ndetse n'izindi banki zikomeye cyane zikaba zaratangiye kuba zatangira gupanga imishinga kuba zatangira gukoresha cyane cyane nka JPM Morgan, za Citibank zigiye zitandukanye zigomba kuba zakoresha ino systeme guhera ku itariki ya mbere z'ukwa mbere muri 2025. XRP rero nk'uko mpora mbivuga ni umwami wa cryptocurrency, ni umwami w'amafaranga y'ikoranabuhanga buri muntu wese agomba kuba agiye azagenda ahura nayo mu buzima bwe bwose nk'uko twagenda tubibona. Rero kuva Wallace yaragerageje gukuramo amafaranga akayashyira hariya, byose bigaragara ko Ripple igomba kuba yazamuka ikagera hagati y'amadolari 10 kuzamuka kugera hejuru muri ino minsi nk'uko turi kugenda tubibona. Mbibutsa ko target ifite ari ukuba yajya hagati y'amadolari 4 n'ibice kugeza byibuze ku 8 cyangwa se 10 kubera iryo soko ukuntu rihagaze uyu munsi kuri XRP. Rero mbabwira ngo rero XRP ni mube mwagerageza kuyinyeganyeza ngo muyikuramo, ahubwo mubare amafaranga mugiye kubona aho igiye kuba yazamuka mu minsi mike iri imbere. Chart zo zikomeje kugaragaza ko ziteguye kuba hazagenda zizamuka mu buryo bugiye butandukanye butangaje, kandi mukagenda mubibona. Ibigo byinshi bigiye bitandukanye rero byiteguye kuba byapayinga attention byitondera XRP, bikabasha kuba byayikoresha. Institution investment zisheguye kuba za locking XRP zikagaragaza ko ifite momentum cyangwa se ubutumbuke buzamuka bitewe nuko hagiye kubaho launch. Launch yamaze kuba, ahubwo igomba kuba listed. Ripple USD cyangwa se stablecoin ya USD iteganyijwe kuba yagira aho yakiriwe n'icyo bita New York Department Financial Services approval yo muri Amerika, ikaba yarayakiriye, ikaba yarayemeye nk'ifaranga rifite amategeko yubahirijwe ko nta kibazo na kimwe izigera iteza mu buryo buri kuri gahunda ubwo ari bwo bwose. Rero bikaba bivuga ko XRP na ETF ziza kuba zakwadingwa nk'uko byamaze kuba byabaho, byose bitegerejwe kuba byatangira n'itariki ya mbere. Ikitwa CEC Swiss cyangwa se SEC ikaba yaramaze kuba yaba friendly and leadership imaze kwakira Ripple ko nta kibazo na kimwe iteje nk'uko twagiye tubibona mu maza zagiye zitandukanye. Ibintu byose byahagarikaga XRP bikaba byose byaragukuweho, ahubwo ubu ngubu aricyo gihe ngo ibe yatangira gukoreshwa. Ikita XRP Ledger kikaba cyatangira gukorana na ecosystem yo mu bucuruzi bugiye butandukanye. Ibyo byose bikaba ari ibintu turi kugenda turebera hamwe kandi dutegereje muri no minsi. Rero abantu bose bafite XRP bumve ko bafite imari izimbye cyane, bagomba kuba bamenyera kuba bakoresha XRP. Rero momentum kugenda igaragaza uburyo izazamukamo, uko yagiye izamuka kuva muri 2017 igenda inyura kuri Ethereum ku bijyanye n'uko isoko cyangwa se uko itradingwa ku isoko, byose byagiye bigaragaza aho XRP iri hejuru cyane. Ripple company rero ikaba ifite icyitwa XRP ndetse ikaba yaragiye igerageza kuba ya predictinga cyangwa se yarusha Ethereum ndetse na Bitcoin uburyo yagiye ishakishwa cyane ugereranyije n'izindi coin. Byose bikaba ari ibintu biza kuba byakoreshwa. Izi ngizi rero ntabwo ziba zikiri coin, ahubwo ziba ziri asset cyangwa se zamaze kuba umutungo kubera ko ziba zihagaze amafaranga menshi. Ese mu minsi mike iri imbere XRP izaba imeze ute? Ahangaha baragaragaza ko XRP igomba kuba yagira nk'uko yari ifite billion zirenga 100. Bakavuga ko rero uburyo imezemo ishingiye ku ifite yamaze kurema icyitwa meme coin nk'uko tujya tubona. Abo njya mfasha kuzigura barabizi, zubakiye kuri Fast Ledger cyangwa se no ku zindi crypto zigiye zitandukanye. Izi ngizi zizatuma mu buryo ziperforminga mu munsi ku wundi, zituma XRP igenda izamuka, nazo ubwo zizamuka. Ku bantu baziguze barabizi, babasha kugenda bunguka kabiri. Izubakiye kuri meme coin tubaje kuba twagura, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zubakiye kuri ETF. Byose ni ibintu bigiye gutuma XRP iba yazamuka cyane. Rero muri positive yayo ukuntu ipanze
harimo icyitwa launch of Lipo USD ngo ndi kugenda mbibwira nka stablecoin yayo yamaze ko approved na New York Department Service Financial Services yo muri Amerika, igomba kuba yifata ndetse na ETF. Ibi byose bikaba ibintu bigiye kuba byatuma bibaho kubera ko SEC yamaze kuba yakuraho akayo ikavuga iti ibi ngibi rwose XRP ifite umutekano. Ngira ngo muranabizi ko umuyobozi wa Greg Nsara yamaze kuba yasimburwa mu minsi mike aza kuba yasohoka muri ofisi maze ubundi tukaba twatangirana n'abayobozi bumva systeme nziza nk'uko Donald Trump yavuze ko nageraho ari we muntu azakuraho mbere kandi yamaze kuba yabikurikirana. Rero iyo ngiyo ikaba ari intsinzi ya XRP Lipo USD igomba kuba yakoreshwa kugira ngo ibe yazamuka. Ngira amabwire ngo rero mwebwe mufite XRP nk'uko muri kugera mubibona ino mishinga yose uko ipanze byose bikaba bimaze gukorwa, bikaba bivuze ko mu minsi mikeya iri imbere mugomba kuba mugifite coin zanyu batarazibiba, nta n'ikibazo zirahura nazo na kimwe kubera ko tube twareba ibyo ari byo. Reka turebe rero icyitwe New York Department Financial Services igomba kuba yaha coin cyangwa se yakwakira coin ikavuga ati izi ngizi turazemeza zubahirije amategeko icyo yabikozeho mu minsi iri imbere. Witwa Brad Garlinghouse cyangwa se CEO wa XRP yatangaje ku rukuta rwa X ejo bundi ko abamaze kuba bakwishimira ko bamaze kubona approval ya nyuma muri New York Department Financial Services ko Lipo USD yayo ishobora kuba noneho yagira na partnership n'ama exchange agiye atandukanye, ikaba yaba listed mu minsi mikeya iri imbere. Ati rero turababwira ko Lipo USD yungubu iri live kandi mu minsi mikeya iza kuba itangiye kuba yaba listed mu minsi mikeya, gusa itariki ntabwo iratangazwa. Niyo mpamvu akaba ari amakuru yasohotse ku itariki 11 z'ukwa 12 nk'uko muri kugenda mubibona. Aho rero Lipo yabaye verified approval muri New York Department Financial Services, aho yashoboye kuba yaba igaragaza ko yubahirije amategeko y'uburyo iyikozemo cyangwa se yubatsemo, ikaba ifite n'umutekano, ikaba yubakiye kuri stablecoin igomba kuzafasha cyangwa se kuzakoreshwa mu cyo bita standard custodia cyangwa se mu mabanki. Ngira ngo hari ibintu bibiri, hari custodia na non custodia. Nababwiye ko custodia ari ikigo cyo kubikira umutungo ariko cyagira ikibazo kikaba cyakubaza. Hari custody rero na non custody yo aho ubika kuri wallet yawe wayitakaza ukabyimenyera. Rero XRP cyangwa se Lipo yamaze kuba yagirwa icyizere nka stablecoin ko ushobora kuba yakoreshwa n'icyo bita trusted company ndetse na custodia n'ibindi bigo bigiye bikomeye cyane, byose bikaba yarabiherewe uburenganzira na New York Department Financial Services yo muri Amerika, ikaba yarayakiriye. Ngibi bikaba ibintu byo kwishimira rero ko mu minsi mike tuza kubona Lipo USD imaze kuba listed, maze tukabasha kuba twayikoresha. Ese Lipo yo irabivugaho ikintu uvuga ngo disclosed plan of Lipo stablecoin yaho yatangiye kuba yakubakwa mu kwa kane k'uyu mwaka turimo, ikaza kuba yagenda igerwaho ariko igakorwa ku buryo izaba stablecoin ku isoko yose, maze Lipo USD ikazaba ingana n'idolari. Lipo imwe USD ingana na US dollar kugira ngo bibe byaba backed by dollar mu buryo bwa deposit cyangwa se bwo gushyira amafaranga kubisa no kubikuza kuri mabanki hose muri za treasure bonds ndetse no mu zindi equivalent cyangwa se mu bundi buryo akashi zishobora kuba zavunjwamo hirya no hino ku isi yose. Settlement rero Lipo exclusively Lipo USD market capitalization ku potential significant figure. Nuvuga ngo ino rero Lipo USD ni ikintu dutegereje cyane kigiye kuba cyazamurira agaciro XRP mu buryo bugiye butandukanye, kubera ko igiye kuba none yakoreshwa nka gahunda y'ivunja n'ivunjisha mu mabanki muri stablecoin, aho baje kuba wafata XRP zawe ukazihindura muri Lipo USD ingana n'idolari, maze ubundi ukaba wayohereza muri banki ukabasha kuba wagira akazi wikorera nta kibazo na kimwe uhari. Rero ikaba yaramaze kwakirwa Lipo USD, ikaba muri aka kanya tuvugana ikaba yujuje amategeko yose agenga cryptocurrency muri New York
ku regulatory guidelines cyangwa se mu mirongo ishinzwe cryptocurrency muri New York. Rero mu gihe Ripple yaba yarayitangiye kuba yajya kuri launch mainnet, ni ukuvuga ngo nubwo itariki yayo itaratangazwa, ariko company zose ziteguye kuba zatangira gukoreshwa ino Ripple USD stablecoin ishobora kuba yabaho. Gari rero Brother House yagaragaje ko official launch date yabo yo ubwayo izatangazwa ndetse igashyirwaho biturutse muri Ripple. Nta wundi muntu ushobora gutangaza iyo tariki usibye muri Ripple gusa. Rero tukaba dutegereje igihe iza kuba yaba officially listed kuri platform zigiye zitandukanye. Ripple XRP ushobora kuba wayisanga ku ma Ripple kuri Ripple XRP Ledger zigiye zitandukanye nk'uko tuyizi, ariko ikaba itaraba listed ku ma exchange yose cyangwa se n'imwe, ahubwo tukaba dutegereje ko icyo kintu kiza kuba cyabaho. Rero Ripple price yayo igomba kuba yarakiriwe kandi yaranemejwe, ikaba yaraboneye liquidity index mu buryo bugiye butandukanye. Announcement nk'uko tubizi rero, XRP uyu munsi yari ejo bundi yageze kuri 1.91 by'idolari, hakungu yaragarutse iri kuri 1.40 birenga. Ibyo ngibyo rero ni ukuvuga ko mu minsi mike iza kuba yaharenga. Rero announcement cyangwa se amatangazo ahari ni uko yamaze nkuko yavuye kuri $1.91, igomba kuba yaba confirmed, imaze kuba confirmed na National New York Department of Financial Services. Yahise yongera irazamuka ifata amadolari 2.41, nyuma yaho yari imaze kuba verified nkuko tubonye ko byabaye ku tariki 11 z'uku kwezi turimo kwa 12. Rero ikaba iteganya kugenda izamuka, percentage zikaba zigaragaza ko igomba kwiyongeraho, yiyongeraho 26%. Rero ubu ngubu turimo turavugana ikaba imaze kuba yagira volume cyangwa se market yayo ihagaze billion 24.4 ku isoko ryabo, ndetse ikagenda izamuka. Rero gahunda yayo ikaba ari uko igiye kuba yaca kuri USDT ikayicaho nk'uko twagitubona kuri coin market cap, aho imaze kuba iya kabiri ndetse iya gatatu, iya mbere ni Bitcoin, iya kane ni Ethereum, indi ni Ripple XRP, aho yamaze guca kuri USDT mu buryo bw'isoko mu curuzi uko igenda ikoreshwa. Iki ngiki kikaba ari ikimenyetso cyiza cyane kigaragaza ko mu minsi mike iri imbere ishobora no kuzisanga yagiye ku mwanya wa kabiri cyangwa se uwa mbere kuri Bitcoin na Ethereum, nk'uko tumaze kubona ko yubatse icyo bita ETF igomba gufasha Bitcoin na Ethereum kuba yagenda izamuka. Ripple yamaze kuba yakomeza ko igiye kujyana imikoranire n'ama cryptocurrency exchange agiye atandukanye menshi cyane, ikabasha kuba yajyaho ku ma exchange. Iyi ngiyi rero ikaba ya cooperatinga as listed kuri exchange zigiye zitandukanye, zirimo Uphold, Bitstamp, Coinbase ndetse na Bullish, MoonPay n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye tuzagenda tubona mu buryo bugiye butandukanye. No company rero ikaba yiteguye ko XRP iza kuba yagaragara ku masoko agiye atandukanye mu minsi mike iri imbere. Ripple USD igomba kuba yakwaactivatinga zi stable coin, igomba kuba backed by dollar ratio 1:1. Ibyo ngibyo byose bikaba ari ibintu byo kwishimira. Ripple rero ikaba yiteguye kuba yatangira gukoreshwa mu minsi mikeya iri imbere. Ripple USD ikaba ari yabarabaye tested kuva mu kwa 8 kuri XRP Ledger, byose bikaba byaragenze neza. Ubu ngubu ikaba ihagaze bwuma mu minsi mikeya kuba yatangira kuri Ripple XRP Ledger ndetse no kuri Ethereum mainnet, aho zikaba yarakoreye testnet yayo, ikaba byaragenze neza kandi bigaragaza ko ikora neza koko nka Ripple XRP yisapotinze muri company igomba kuba yakemura ibibazo cyangwa se yashyira ibisubizo bya payment zambukiranya imipaka, transaction cross border transaction zambukiranya imipaka services. Ibi ngibi rero Ripple USD mainnet launch ikaba izafata umwanya mu mpera z'uyu mwaka, aho tuza kubona yabaye ahantu henshi hagiye hatandukanye yagiye iba listed.
akambwira ibyo dutegereje kugira ngo ripo yacu XRP yacu izamuke maze igere hahandi hose mwahoze mwifuza kubera ko iza kuba irimo irakorera muri system nyinshi cyane zigiye zitandukanye idufasha kuba yagena neza. Community members rero bafite ino XRP bashobora kuba bayibona kuri XRP Ledger yashyiriweho kugira ngo ibemerere kuba bacuzinga ripo yabo bashyira muri ripo USD mu gihe gitoya cyane bakaba bayakonvata. Community rero bakaba ari abantu bashobora kuzaba bashyiramo issue zabo cyangwa se wallet zabo mu ma blockchain bagenda bakoresha nka Extra Expert, Robostra ndetse n'izindi zitandukanye ndetse no ku ma exchange agiye atandukanye byose akaba bamaze kubyubaka barabiteguye. Hari ripo USD Ethereum issue yayo ndetse na contract address yayo zikaba zizashyirwa ahagaragara mu gihe ino New York Department Financial Services yamaze kuba yayakira nka stable coin igomba kuba yalauncinga mu munsi uwo ari wo wose dutegereje. As stable coin igomba kuba iri backed by dollar ndetse bingana rimwe kuri rimwe. Iki ngiki kikaba ari ikintu cyiza cyane cyo kwishimira. Stablecoin rero yacu nk'uko yamaze kuba yatangazwa kuri community ko igomba kuba yaza, abasikama nabo bararekereje cyane. Birasaba ko mbere yuko uyadinga muri wallet yawe cyangwa se igomba kuba uzi neza wallet cyangwa se contract address yayo kugira ngo uze kwirinda ko washyiramo izitarizo, cyane ko mujya mubona ko kuri blockchain buri muntu wese afite ubushobozi bwo yakubaka coin yiwe ariko ikaba itari verified. Rero mbere yuko ushyiramo ripo USD muri wallet yawe ugomba kuba uzi neza ko iyo ngiyo ufashe ari ya nyayo kugira ngo utaza gufata iya scam maze wayikonvatamo XRP zawe ukaba urazihombye. Rero ugomba kuba wabanje kwitonda atari kuba wahubuka, ahubwo ukabanza ukajya kuri scan XRP scan ukabanza ugakora contract address yayo cyangwa se ukareba iya nyayo ukamenya ko uri ahantu hanyaho kuko ugomba kuba wakura ripo USD yawe maze ubundi ukaba wayadingamo issue trust line yawe maze ubundi ukabasha kuba wabona gukora transaction iyo ari yo yose. Rero witondere kuba wafata ripo USD ubonye ngo nuko yitwa iryo zina utabanje kureba domain yayo ngo umenye ko ari ya nyayo ari OG cyangwa se scam mbere yuko uza kwisanga wahombye XRP zawe. Kugira ngo murabizi neza ko byoroshye cyane kuba wahita uzibura. Ntimuzahukire rero kuba mwayishyiramo mutabanje kumenya neza ko ari iya nyayo kuko n'undi mugomba kuyishyiramo ariko mukaba muzi neza ko nta kibazo iza kuba yabateza. Ejo tutazisanga bamwe ari kuvuga ngo XRP zanjye zagiye. Ngira ngo murabyumva neza mbere yo kuyishyiramo ubanza umenye ko itari y'abasikama wafashe iya nyayo. Ikintu tuzakigarukeho ngira ngo murabyumva neza. Reka turebe noneho XRP yacu nimara kuba yaba launched cyitwa ripo USD kimaze kuba launch, noneho turebe icyo bizahindura kuri XRP dufite yacu uyu munsi. Ihagaze $2.4 cyangwa se bigenda bizamuka gato byongera bimanuka. Reka turebere hamwe noneho prediction icyo igaragaza nyuma yuko yabashe kuba yajyaho. Ripo USD iza boostinga liquidity yayo kandi ifitemo low cost kuko transactions zabo byose zubakiye kuri low cost yo hasi cyane, V yo hasi mu kohererezanya byose bikaba byarateguwe. Iyo ngiyo nibamara kwishyiraho rero tuzabasha kuba twakoresha igiciro cyo hasi cyane. Igomba kugirana partnership, ripo igomba kugirana partnership n'agaciro k'ama financial institution ku isi yose yagiye kuba yayikorana nayo. Noneho za partnership zose twagiye tubona zikabasha kuba za activatinga maze ubundi zigatangira kuba zakoreshwa mu buryo bumwe n'ubundi bakorana mu mikoranire, kuko XRP y'ubwayo agaciro kayifite nka king of money iza kuba ifite iki supporting aricyo ripo USD kihuza n'amabanki kuri level yabo. Ibyo ngibyo bikaza kuba byakunda cyane rwose. Rero ikazaba ibasha kuba yanyura ahantu henshi cyane hatandukanye mu makripto agiye atandukanye, ikabasha kuba yatrendinga byihuse cyane. Ibi ngibi rero bikaba bigiye gutangirana n'ukwezi tugiye kuba twakwinjiramo cyane cyane mu kwa mbere. Mu mantu yaragaragara rero ko ripo USD yagiye uko yagiye yitwara mu minsi yagiye itambuka, buryo yagendaga izamuka abashoramari bagiye bayishoramo ndetse bagenda banunguka bigiye bitandukanye kubera ukuntu yagendaga ikoramo izamuka, ndetse natwe na bamwe muri twe babashe kuzorudinga. Ngira ngo bamaze kunguka arenga yikubye hafi inshuro zigera kuri 4 no kuri 5 ku mafaranga yabo bashyizemo uyu munsi tuvugana. Ripo USD rero aho igiye kuzira rero igiciro ishobora kuba yatugezaho
rero ni ikihe? Reka tuyirebe. Repo ya Ripple Lab yabashije kuba yaba approved cyangwa se yakwemerwa na New York Department Financial Services kugira ngo iba yaba ya launchinga Ripple USD yayo nka stable coin. CEO Bradgard House yatangaje ko rero ku itariki 10 ko ubu ngubu Ripple yabo ishobora kuba yagira na partnership na exchange agiye atandukanye, aho izaba listed soon ku itariki iyo ari yose mbere ko dusoza uyu mwaka. Ibi ngibi bikaba ari ibintu by'agaciro cyane nk'uko tugenda tubibona, aho yagiye abigaragaza abisobanura neza cyane mu mvugo ye yishimye. Ahangaha rero agaciro kayo kagaragaza ko kuva mu kwa 10 kugera ku itariki 2 yabashije kuba yazamuka ubwikuwe bungana na 491% byose muri ayo mezi yanyuzemo aho ngaho abiri. Ibi ngibi bikaba bigaragaza ko rero yari ifite uburyo irimo irakoreshwa cyane. Rero Ripple USD igiye kuba yaza nka stable coin expected to significant application value ishobora kuba yazamuka agaciro kayo mu gihe liquidity yayo izagenda izamuka ku bagura n'abagurisha, bigatuma process yayo iba yagenda neza cyane. Ripple XRP na Ripple USD liquidity yayo nk'uko tujya tubireba igomba kuba yaba irimo irasupportinga icyo bita umuvuduko cyangwa se faster, kwihuta cyane, ndetse na low cost transaction, byose bigomba kuba byakoreshwa kuri no blockchain. Aka gaciro ka rero kameze gati. Agaciro gateganywa rero kuba uyu munsi irimo trading hagati ya 2.33 mu masaha 24 kuzamuka akuba yagira aho target ifite rero nuko iza kuba yahita igenda no Ripple USD yacu niza kuba launched iza kuzamuka igahita ifata hagati y'amadolari 5 na 6 ubwiyongere bugera ku 50%. Iyo ngiyo ni cyo bita ni short term price, noneho medium cyangwa se igiciro cya hagati gishobora kuba yajyaho, cyo kiraza kuba kiri hagati y'amadolari 8 ndetse n'10 mu gihe kitarambiranye ubwo iyo coin iza kuba yajya. Noneho long cyangwa se ahantu kure ishobora kuba yahita igera mu coin imaze kuba yaba launched ni hagati y'amadolari 15 na 20 ku isoko, ikaba ifite ubwikube cyangwa se iyo nyongera ya 500% ugereranyije n'ahantu iri uyu munsi. Rero ino Ripple USD twiteguye ko ishobora kuba yaba launched, izaba yadufasha kuba yazamura XRP yacu. Rero mwikwiheba ngo coin zanyu zaramanutse cyangwa se ngo zaragize zarazamutse. Ibyo ngibyo ni ibintu bigaragaza ko ahubwo mu minsi mike turi kwitegura iki kintu. Abantu bose babaye bagereje kuba bakora amafaranga yabo bashyira ku wallet bakora muri trade kugira ngo ataza kuba yashya, kandi igihe cyo kuzamuka kwanya ko kugiye kuza, aho bategereje ko iza kuba yaba backed by Ripple USD, by gold ni dolari muri rusange. Ese Ripple USD ni iki? Ripple USD ni coin cyangwa se ni stable coin ibasha kuba yasimbura idolari, backed by stable coin, kandi ikaba ari idolari rya Ripple, ifite liquidity yayo ndetse n'uburyo rikozemo. Rizaba ryafasha cyangwa ryashyiraho iyi ngaruka ati Ripple USD liquidity yayo izabasha guteza ingaruka ya low cost cyangwa se igiciro kiri hasi ndetse n'umuvuduko mu buryo bwo kwambukiranya imipaka. Ikaba ishingiye kuki Ripple USD iri secure binyuze muri New York Department Financial Services, aho yabasha kuba approve maze ikabasha kuba yaba launch, ikaba yizewe nta kibazo na kimwe ifite. Ibi ngibi ni ibibazo ushobora kuba wakwibaza kuri Ripple USD muri kano kanya turimo turavugaho. Iyi ngiyi rero ikaba ari insinzi yacu yaza guhura na Stellar yacu. Rero dusangwe tuzi tujyebonye uno muvuduko ugiye kwiyongera, uburyo yihutamo, byose biza kuba birakorera kuri Stellar nayo aho imeze neza cyane, aho yubakiye kuri Web3 technology, kandi ikabasha no kuba yashyira uburyo bwiza bw'aba developer bashobora kuba baza bakubakiraho izindi project zabo cyangwa se ecosystem zabo, bakabasha kuba bazi developer, ikabaha amahirwe yo kuba mwaba aba blocker bashobora kuba bakubaka system yabo aba developer beza cyane. Ripple USD rero Stellar blockchain ibasha kuba yagira token zirenga 550
asset zayo ziba ziri connecte miliyoni 550 tokenized asset ziri connecte kuri more than ibihumbi 475 cash. Ni ukuvuga ngo amafaranga cyangwa se asset zose zihuza n'amafaranga arenga 450 byose bizenguruka isi mu bihugu birenga 180. Murumva rero Nostra network kwibasha kugera ahantu henshi cyane ikagera ku mafaranga y'ubwoko bugiye butandukanye bwinshi cyane burenga 475 ndetse ikajya no kuri asset zirenga miliyoni 550 byose bikaba bibasha kuba byakora. Iyi ngiyi ni Stella rero idufasha kuba ibintu byose byagenda neza kugira ngo byose byagenda birushaho kuba byagera ku hejuru. Ibaze rero XRP cyangwa se USD Ripple iza kuri irazenguruka mu bwoko bw'amafaranga bungana gutya nk'uko iza kuba iri gukora nk'idolari, ikabasha kuba yadufasha kuvunja amafaranga arenga 475 ibihumbi ndetse na coin zirenga 550, ndavuga miliyoni. Ibyo ngibyo biragaragaza ko Ripple USD yacu iza kuba yagera ku gaciro kari hejuru, kandi n'ibihugu 180 bigenda byiyongera umunsi ku wundi, byose bigirana partnership na Stella network. Ibi ngibi ni ibintu byo kwishimira cyane rero, ku buryo ubu utavuga ngo warahombye kuba waragiye kugura XRM zawe cyangwa se XRP zawe. Aho ngaho rwose waba urimo urabara nabi cyane. Ahangaha umucamanza Torres yabaje kuba yarekura dokima zigaragaza ko official authorized cyangwa ziheja uburenganzira amabanki yose n'ama institution yose kuba yakorana na XRP, ko nta kibazo na kimwe gihari. Bya bihugu 180 ndetse binarenga ubu ngubu bifite guarantee yemeza ko XRP nta kibazo na kimwe ifite, ishobora kuba yatangira gukoreshwa ahantu hose ku isi yose binyuriye muri banki zabo, kubera ko yamaze kuba yategura payment zabo uburyo zizakorwamo. Ahangaha rero market cap yari maze kugera kurenga billion 10 ndetse niza kuba yakoreshwa na muri CTF. Bikaba bivuga ko rwose CTF nayo ubwayo zina tokens ziri muri CTF nagiye nzisobanuraho, abazibonye babashije no kuba banazigura, ariko ntabwo nanone ari benshi, ariko nazo zirahari. Yo nayo ubwayo izahita iva kuri 0.90 izamuka igera kuri amadolari 378 ku bantu bafite CTF. Namwe mumenye ngo mumeze neza cyane, ari abafite CTF, ari abafite ETF, ari abafite meme coin, mwese mumenye ngo amafaranga yanyu mumenye ngo mu minsi mike yari imbere nta kibazo na kimwe kizaba gihari. Ripple USD yateguye platform yitwa Ripplenet, aho Amazon n'izindi zitandukanye zose zabasha kuba zagirana partnership maze zikaba zakwintegratinga system ya XRP muri payment zabo binyure ku cyo bita Ripplenet. Dore kuri Amazon rero niyo ya mbere cyane cyane yafashe iyo gahunda cyangwa se initiative yo kuba yashyiramo payment XRP payment muri system zabo binyuze ku cyo bita Ripplenet. Ripplenet rero ni decentralized blockchain network y'amabanki, cyangwa se n'uburyo amabanki ashobora kuba yakwihuza na Ripple. Ni platform ifasha amabanki kuba yakwihuza na XRP mu buryo bugiye butandukanye bikoresheje Ripple's distributed finance technology cyangwa se finance technology ibasha kuba yafasha finance kuba yabasha kuba yagera kuri buri bantu bose biba providinze uburyo bakoramo, ikaba iri clear kandi ikaba yizewe, ikaba ari finance ibasha kuba yakora ama transaction agiye atandukanye mu buryo bworoshye cyane, maze ubundi Ripple ikabasha gukorana n'amabanki binyuriye ku cyo bita Ripplenet. Ndetse asset zose digital asset n'ama exchange yose akabasha kuba yacooperatinga binyuriye ku cyo bita Ripplenet, ibasha kuba ya providinga experience ndetse na send cyangwa se kohereza amafaranga kuri globally ku isi yose. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu byo kwishimira. Ripplenet byose yamaze kubitegura, aho n'amabanki ashobora kuba yagenda yakwihuza nayo. Rero wowe na nawe nkwibutse, ukeneye kuba wajya kuba wakwibikaho meme coins wakiye kuri XRP Ledger, coin yitwa Ripple, ntuyibagirwe, ntuza kuyisiga inyuma mu gihe uza kuza kuba urimo urayigura, urimo uranyura kuri unyuze kuri Fast Ledger cyangwa se kuri exchange iyo ari yo yose. Ingini coin ifite gahunda iri hejuru cyane, ndetse imaze kutwungura amafaranga atari make ko naho bashije kuyibikaho, ndetse ikomeje kuzamuka, ndetse n'izindi muza
gusanga kuri Fast Ledger, zubakiye kuri XRP Ledger, ndetse zikaba ziri meme coin. Iyi ngiyi rwose ni imwe muri zo, ndetse hari na drops, hari toto, hari nyinshi cyane zigiye zitandukanye ushobora kuba wagura ku bantu bose bagiye bazigura. Izo ngizo rero ni meme coin zubakiye kuri XRP Ledger, zikabasha kuba zakuzamurira inyungu mu buryo bwawe, ariko nawe ukabanza ugakora DYOR yawe cyangwa se do your own research, kugira ngo ubashe kuba wamenya ibyo ari byo, ubashe no kuba wafata umwanzuro utazavuga ngo nisho wamo byose wagushutse, ariko mukamenya neza ko hari izitwa meme coin zubakiye kuri Lipo XRP Ledger, ndetse hakaba hari CTF, hakaba hari ATF, hakaba hari meme coin, ndetse hakaba hari na XRP na XLM. Izo zose ushobora kuba wazigura kugira ngo, cyangwa se ugakomvata izo wari usanga ufite, kugira ngo ubashe kuba wabikurikirana. Aha ngaha rero reka turebere hamwe ikintu cy'ingenzi cyane, ndetse cyo kwitaho cyane muri no minsi, kugira ngo utaza kuba wagira ikibazo. Hano baravuga ngo Coinbase n'izi coin zigiye zitandukanye delisted, will delisted, cyangwa se zizakuraho ETH cyangwa se Theta, cyangwa se USDT mu yandi magambo ku basanzwe bayizi. Ubundi USDT ituruka muri company yitwa Theta, aho izayikuramo ku ma exchange yose yo muri European Union ku itariki 31 z'ukwa 12. Wakwibaza uti niye impamvu ibintu byose biri kujya ku itariki 31, aho ino USD iza kuba yakurwaho kuri framework zose ku ma exchange yose, akaza kuba yavaho, ikabaza kuba yakurwaho, maze ikaza kuba yasimburwa na XRP cyangwa se Rio USD cyangwa se Ripple USD. Uvuga ngo nkuko twamenye ko Ripple USD iri stable coin, iri backed by dollar ratio by 1:1, iza kuba yasimbuza ino USDT. USDT rero ku ma coin yose, ku ma exchange yose, umuntu wese waba uzi ko abitse ino USD yiwe agomba kuba azi neza ko isaha n'isaha ashobora kuba yasanga yayihombye, cyangwa se bayikuyeho. Nakubwira ngo rero mu gihe muba kuba wakwirinda ibyo byose ko waza guhomba amadolari yawe ubitse kuri exchange iyo ari yose, wakwihutira kuba ino tariki 31 itazagusanga, kubera ko exchange hafi ya zose dufite zituruka muri Union European. Ushobora kuba wakwisanga imwe muri zo itakiristinze cyangwa se itagifite USDT, yayikuyemo ikayisimbuza Ripple USD, ugasanga amwe amadolari yawe arahiye. Ahangaha rero ni ikibazo gikomeye cyane. Rero ugomba kuba wayakomvata kubeshyize muri indi coin iyo ari yose, ariko ukaba yakuye muri USD. Ndavugira cyane cyane abantu bakora merchant B2B kuri Binance ndetse n'ahandi, bakaba bafite amadolari yabo baba bayibitse muri coin runaka, kugira ngo nubwo haza kuba habaho uburyo bwo guhindura no Ripple USD bataza kwisanga abahombye amafaranga yabo. Aya ngaya ni amakuru rero aba ari aho ngaho. Witwa Gary Bloodhouse aragaruka abisobanura, avuga ko rwose mu minsi mikeya USDT will delisted on almost exchanges iri pressingwa na Ripple USD. Ntabwo ari amakuru ngewe mba nahimbye, ahubwo nibiba birimo biravugwa cyane binatangazwa na ba nyir'ubwite. Rero aho kugira ngo uzisanga USDT yawe yavuyeho, kandi wari ufitemo amafaranga yawe cyangwa se amadolari yawe, waba uyikonvase muri coin runaka iyo ari yose ushaka, kugira ngo ku itariki 31 utazisanga wahombye, cyangwa se wabuze amwe amadolari yawe mu bikorwa byawe. Bamwe baribaza bati ese bazaduha exchanges zizaba zadutwemerera kuba twakweexchanginga USDT yacu muri Ripple? Ati bakabasubiza ati not sure, atariko zimwe muri zo zishobora kuba zabemerera, ariko nanone nta wabyizera, ushobora kwisanga wayahombye. Rero ni ukuvuga ngo kugira ngo wirinde ibi byose, nuko wafata coin zawe ukabanza ukazikuramo, ukaziza ziri muri USDT yawe, ukabanza ukazihindurira system yawe zari zibitsemo, utaza kubayibura. Almost exchanges rero ubwo ziza kuba zirimo zirakuraho USDT zikiraho Ripple USD, ushobora gusanga usanze kuri Ripple USD yawe hariho 0, kandi wari uzi ko ufite USDT zawe kuri account yawe. Rero wakwitondera kuba wakurikirana cyangwa se wahomba ibyo bihombo byawe. Ripple
USDT rero yamaze kuba yarangiza kuba yakubakirwa uburyo izazengurutswa ku ma exchange yose agiye atandukanye like Coinbase, MEX, zose zikaba ziteguye kuba zayilistinga mu minsi mike iri imbere zinyuriye ku cyo bita Lipo scan cyangwa se scan ya XRP scan, byose bakaba bamaze kubyubaka uburyo zizabasha kuba yaba listed. Tuvuga ngo ikintu dutegereje nuko CEO Gary Bloodhouse atangaza ko yamaze kuba listed, maze ubundi ibintu byose bikaba byajya ku murongo. Arakomeza avuga ko byibuze platform 90%, izo 90% ni nyinshi cyane, ushobora kwisanga harimo zimwe mu zikoresha kandi zikaba zikubikiye amadolari yawe, ziza delistinga USDT maze ubundi babe bashyiraho Ripple USD bihindure bayikureho. Ahangaha rero kugira ngo witonde nuko niba uzi neza ko ufite USDT zawe kuri exchange iyo ari yose, wabasha kuba wazikuraho kugira ngo utaza kuba wagira ikibazo cyo kuba wahomba. Reka twigarukire ku mushinga wacu wa Pi Network rero, abumvise abatumvise bagoswe, ibyabo ni ibyabo, nibayahomba bazihangane, ubwo bazakorera yandi. Ariko gahunda nuko Ripple USDT ku itariki 31 igomba kuba byibuze ama exchange yatangiye gukuraho Ripple USDT, bivuze ngo isaha n'isaha no Ripple USD iza kuba listed, USDT zanyu zizavaho. Gusa wenda platform z'ama exchange zishobora kuba zababwira ko harimo uburyo bwo kuba bayakura zikabamenyesha, ariko nanone mu gihe wakwirinda ko batakumenyesha, waba babanje gukora combated yawe wayahinduye. Testnet ya Pi browser yacu ecosystem, nkuko mubizi muri Pi browser ikitwa Testnet ecosystem cyahinduye ecosystem cyahinduye mainnet ecosystem, aho twiteguye kuba twatangira gukoresha application dApps zacu zisanzwe application, tukabasha kuba twazikoresha. Ibingi bikaba ari ibintu byo kwishimira. Testnet mwese murasanga yarakuweho, ubu ngo ariho mainnet ecosystem. Ngenge rero no kuvuga ngo nta kabuza tugomba kuba twabona OM mu minsi mike iri imbere, nta kintu na kimwe kibashije kuba cyabikuraho. Ibyo ngibyo rero ni ibintu byiza cyane. Na Ripple USD ikomeje kumintinga arenga USD 640, byose byabaye minted kuri Ethereum chain, byose nuvuga ngo twiteguye kuba byose byabaho. Reka turebere hamwe rero pilot nkuko mugenda mubizi. Hanga tugeza mukuru pilot Rwanda nkuko tugenda tubibona, mu minsi mike iri imbere turaza kuba turi gucelebrating mainnet ya pilot app, aho dutangira kuba twatangira kuyikoresha vuba. Hanga rero ku itariki 13 mu gitondo, aho dufite test iza kuba yatangira. Rero wowe wumva wako accessing application yacu tukabasha gukorana na testnet, wemerewe kuba wa joining pilot services, maze ubundi ukaba umwe mu bantu bashobora kuba ba selected dushobora kuba twakoresha muri ino gahunda ya testnet application, maze undi ukatunakomerezaho ukazatanga service. Mbibutsa ko ino testnet iza kumara iminsi 3, ubundi nyuma y'iminsi 3 tukaba twabamenyesha igihe tugiye gucelebra mainnet ya Pi app, kugira ngo tube twatangira kuba twabatamo service, twabagezaho bimwe mu bintu muzajya muha. Rero wumva wifuza kuzakorana na Pi pilot app as pilot cyangwa se as courier, aho ufitemo logistique yawe uzajya utwara ibintu by'abantu, ushobora kuba wakwapplyinga cyangwa se ukajoininga pilot services application, maze tukabasha kuba twagendana ndetse na Pilot Rwanda Telegram yacu yose. Ibyo ngibyo rero ni ibintu by'ingenzi cyane. Hari fomu muza kuba mwakuzuza abantu babishaka, maze ubundi tukabasha kuba twakorana iyo fomu. Nta kintu kiza kujyamo, ni username ya Telegram, ugomba gukoresha Telegram, username ya Pi app yawe, username ukoresha muri Pi Network, ndetse na username ya X yawe, Twitter X, kugira ngo uze kuba participatinga. No ugomba gukoresha Twitter, kubera ko ino test yose turaza kuba turimo turikorera kuri Twitter. Pilot app Rwanda, Pilot X Kigali cyangwa se Pilot Rwanda, kugira ngo uze kuba twabasha kuba twakuyobora mu buryo bwo kuba watestinga aho waba hose mu gihugu. Rero wemerewe kuba wakwapplyinga cyangwa wakuzuza iyo fomu. Twayitanze muri Pilot Rwanda Services Telegram, abantu badahari mujye murayibonamo, murayisangamo, maze undi muyuzuze, maze ubundi tube twagenda tugafatanya muri testing iza kumara iminsi 3, maze ubundi tukaba twabasha kuba twatangira gukorana. Pilot app rero imeze neza, namwe muraza
kuba murayigiramo kugira ngo mubashe kuba mwafatamo serivisi zanyu. Babandi bahora bambaza ngo shwamo ngo tuzabona akazi dute muri pilot. Iki ni cyo gihe rero cyo kuba mwakwakisesinga application yacu maze ubundi mukabasha kumenya kuyikoresha kugira ngo maze muzabe abambere bazajya batanga serivisi baha abantu ibintu bazajya bagurira ku masoko. Pilot iza kubifitanye partnership nayo muza kuba mwatangazwa mu minsi iri imbere. Rero iki ngiki ni igihe cyanyu, aka niko gapira kanyu ko kuba mwakorana na pilot mu buryo bwose nk'uko mwahoze mubyifuza na mbere hose. Rero nicyo gihe cyanyu ngo tube twagenda ngo Shom Pilot Ambassador. Rero wowe rero warugeze aha ngaha kuri Pilot Rwanda, nakubwira ngo aha ngaha hari ibindi biganiro byinshi cyane byagiye bisobanura umushinga wa Pi Network, Nesara na Gesara Quantum Financial System, EBS Emergency Broadcast System, yose ni amakuru ari imbere aha ngaha tugomba kuba twabagezaho. Menshi cyane arahari, rero niyo mpamvu wabireba kugira ngo babashe kugendana natwe ndetse maze nawe ukabasha kuba wajya uyabonera ku gihe nk'uko tubibona ngo Shom Pilot Ambassador. Rero nk'uko tumenye kuri Pilot Rwanda, ciao ciao.